Years of fun and engaging, learning the fruit song from letters P to T. First the pine. Grandma and Grandpa, you're so dear. You fill my heart with love and cheer. Here's a fun, catchy song for you to sing along with color speed, where each verse focuses on a different color with a dancing character or object. This could be a colorful and rhythmic way to teach colors to kids. The color dance song, colors, colors. Reka nongere ngusuhuze kandi ikaze cyane hano kuri online class 1 Kinyarwanda channel. Nkuko muri kubona izi zose ni lyrics made for kids zagiye zikorwa nifashishije iyi AI tool ngiye kukwereka. Iyo tuvuze AI tool tuba tuvuze artificial intelligence. Murabizi ko isi ya none iri kwerekeza muri artificial intelligence cyane. Urabona rero ushobora kuba ufite video cyangwa se ufite video y'abana ushaka gukora ama video y'abana nk'iyi lyrics imeze gutya. Ikibazo tese abantu bakora amajwi gute, ngo bazamo bakaririmba cyangwa bigenda bite. Bana nanjye rero muri iyi video kugera irangiye, ubundi iraza kurangira bamaze kumenya ese ni gute wakora lyrics, ubundi uko wayandika ni gute, uko wayicuranga ikaza, ubundi ugakora ama video y'abana nawe ugatangira gukora amafaranga hano kuri YouTube. Nkuko bisanzwe rero, niba ari ubwa mbere ubonye channel online class 1 Kinyarwanda kabisa, genda ukore ahantu handitse subscribe, ukande notification uyigire on kugira ngo video zijye zikugeraho uko tuyaploadinze, kandi unagerageze gusharinga n'abandi kugira nabo baze kubona ibyiza by'iyi channel. Turaza rero, reka tureke gutinda, turaza dushake chat GPT, twifashishe iyi email, dufungure new tab, ubundi tuze dushake chat GPT, then tuze twandike ngo create for me a lyrics for kids. Dukande enter, then sure what theme would you like for song. Let me choose, reka nandikemo ko nshaka indirimbo y'ama letters, alphabet, lyrics. Okay, murabona iri gukompoza ya lyrics nyine nibajije n'amavasi agiye atandukanye. Tegereze gato irangize kuyikompoza. Okay, ndabona lyrics yamaze gukoreka. This is an alphabet lyrics from A kugera kuri D, L, M, then ugakomeza ukaza kugera hano kuri Z. Ubu ni ukuvuga ko ari letters zose. Ubu rero lyrics namaze kuyibona, igisigaye ni ukuvuga ngo mbese ndayiririmba gute kugira ngo ninkora video y'abana ibe ihuye na ya lyrics. Uraza rero ufate ya lyrics uyikopiye kugera hano, numara gukopiya uze muri iyi tool hano ngiye kukwereka, yitwa Suno AI. Kandeho, numara gukandaho uze ufungurira link ya mbere. Niba uri mushasha ubwo biragusaba gukora login, cyangwa se uhitemo gukora login with Google, uraza kubibona, then uhite ukanda hari ahanditse create. Iyi tool ihita ikuririmbira. Murabona izi ndirimbo nyinshi nagiye nkora, nanazikoreye n'ama video nyaploadinga kuri channel yanjye y'abana. Then lyrics rero uraza ugahita pastinga hariya, wamara kwipastinga ukamanuka hano hasi, aha haranditse ngo style of music, ni ukuvuga ngo ni music style. Ubwo uravuga kari music igiye gukorerwa abana, then wandikeho nursery kids song. Numara kwandika biriya uzumanuke hano hasi title of the lyrics, wandikeho kari alphabet.
nurangiza uze ukande hano handitse ngo create, kugira umenye ko biri gukoreka rero uraza hano urabona ko ya lyrics irimo irayikora. Okay kabisa, mu gihe bakiri gukora ibi, niba uri mushasha ari ubwa mbere ubonye online class 1 Kinyarwanda channel, kanda subscribe unasharinge. Ndabizi ibi bintu abantu benshi baba bikeneye. Ushobora kuba warabuze content ukora but wifashishije zino AI tool, ushobora gukora content ku buryo n'umuntu nyine atazakubona, ntazavuga ngo icyano ni iyande. Nabona nk'iyi lyrics ngiye kuyikora ahantu ndayaploadinga, ntawapfa kubimenya, kandi nakweretse n'ukuntu ushobora kuba wa generating amafoto niki ajyanye na lyrics mu mavideo yanjye ari imbere. Nakweretse ukuntu ushobora kuba wakoresha Canva ukaba wakorera video iyi lyrics mweretse. Okay, ndakeka rero yarangiye, igisigaye ni ukuyicuranga tukumva ukuntu irimo kuvuga. Okay, bahita baguhereza rero amalyrics abiri arimo muri afite injyana mbese itandukanye, ubundi weho ugahitamo inogeye amatwi yawe, akaba ariyo yumva nyine izabera audience, akaba ariyo ukoresha. Batwumviye ya mbere. Okay, ndakeka muri kuyumva, then twumve n'iya kabiri. Okay, ndakeka iyi ya kabiri ari isa naho iri kumvikana. A is for apple, B is for C is for cat, then iyi niyo mpisemo. Imaze kuyihitamo rero uraza hano hasi aha nyine ushobora kuba wayicurangira, then hano hari utuntu dutatu, sinzi niba muri kutubona ariko ndagerageza tugaragare. Ugakanda kuri tudomo dutatu, then ukaza hano handitse ngo download, ukahakanda, ubundi ukaza ugahitamo icyo ushaka kudownloadinga. Ndakeka tugiye gukora lyrics, ni indirimbo, then tuze dukande hano handitse ngo audio. Ukanze audio rero bihita biba downloaded automatically. Murabona ko yahisiza hano muri downloads zanjye, ngiye mu mafoda, nahita mbonaho uyu munsi maze kudownloadinga Alphabet Song. Ucurange wumve. Urabona ni indirimbo ifite hafi iminota 2. Barking all day. Sing deep, sing with me. B-F-G, dance and sing. Can't jump so high. Elemental, touch the sky. A is for elephant, big and strong. F is for fish. Okay, ndakeka kano karirimbo nawe nubwo uri umuntu mukuru uri kukumva, ndakeka ko uri kumva ko kanogeye amatwi kandi ko gasobanutse. Niba iyi video kunyuze rero kabisa, hereza like, then ube wanakanze subscribe kugira ngo izindi updates zose tuzajya dukora zijye zikugeraho udateze gushakisha. Kandi byaba byiza unesharinze n'abandi, kubera ko hari abantu benshi babifuza kuba bakora lyrics cyangwa se bagakora zira video z'abana, bakibaza bati se tuzaririmba gute, ijwi tuzarikura he, icyongereza tugifite he. But ndakeka icyongereza nakoresheje hano ntawe niyo waba waragarukiye mu 6 primaire, ndakeka iki cyongereza cyo kuvuga ngo create lyrics ntabwo ari icyongereza kirenze ibindi. Izi AI tool hamwe na ChatGPT n'iriya Suno n'izindi AI tool genda nkwereka nizo nzakwereka, zizagufasha ube wakora channel y'abana kandi ntawe uzamenya ngo rinde, ubundi nawe utangire ukorere amafaranga no kuri YouTube. Ndakeka ntabwo bizahita biza ku kanya, ariko kuzagenda urushaho gukora, amushuwa ko uzageraho nawe ukaba monetize, ugatangira ugahembwa na YouTube kandi ntawe uzi ngo ninde ukora izi video. Okay, ndagushimiye.